baza kubafatanya ibitsina ko byavugwaga nyine byanagaragaye mu mashusho, ariko nyuma biza no gufatanurwa cyangwa se haza kuboneka umuganga wagize uruhare mu kubafatanya ibitsina, ariko na nyuma za kubafatanura nakomeje kumva mfite ideni n'umwenda byo gushaka kuko n'umuganga arihe ubundi se biriya bintu bibaho birashoboka. Ndaje rero bambwiye ko umuganga akorera hafi hano, reka tunyaruke tujyeyo turebe ubundi tuze kuba twagerageza ndetse no kubaza bikorwa bite bigenda bite. Ndasa numva naho bitanyura, ariko no kugeraho tukareba uko byaba bimeze. Hanyuma ubwo byinshi mwibazaga ku bijyanye n'ubwo buvuzi, hari abifata nk'uburozi, turaza kumenya byose. Muranyemera ninjireyo turebe n'ibiki bikorerwamo, abikora ati ubundi akorera he, ubundi se ko cyagiye numvise avuga akanya gatoya byaba koko biriya bintu ari iby'ukuri cyangwa se kuba ari ugutwika cyangwa gutegura nk'uko bikunda kumvikana hirya no hino. Ndajanga kugira ngo turebe reality yabyo cyangwa se ukuri kwa nyabyo. Dukomeze tubane rero, subscribe ujye, nitwa Rugamba n'ubundi turaza kubimenya. Hanyuma rero icyumba nyinjiyemo nkuko abyaramwe nubwo ambanza uburenganzira kugira ngo tubagane na muganga wo gatoya. Waramutse ukagira imana. Mwaramutse neza, turakomeye. Mugabo ntare mva mfite ubwoba. Haya ntabwo ari ubwoba, ni nk'uko wajya kwa muganga kwivuza ahandi hose. Buriya habaho amavuriro abiri, habaho indwara zitandukanye. Hari indwara umuntu ajya kwa muganga za kizungu, hakabaho n'indwara za gakondo. Za gakondo rero umuntu atugana, zisanzwe mukajya mu kizungu. None se ugiye kwivuza indwara za kizungu ugira ubwoba? Ni ibintu bisanzwe. Kubonamo ibintu by'impyisi. Murabonamo zitandukanye, ukabonamo n'inyoni do. Aka ni akanyoni ko mu mazi. Ko mu mazi. Aka ni akanyoni ko mu mazi, wakabonye? N'izani bavuga ngo ni inyoni zo mu mazi. Iyo tuyikuyemo yuko itunzwe n'amazi ihita ipfa. Iyi ngiyi tuyitsirikishirizaho iki? Abantu tumaze kuvura. Iratsirika. Iratsirika iyi ngiyi. Abantu nari mbabwiye ndi kwinjira hariya hanze, naje nikandagira ariko birangiye ninjiyemo. Hanyuma nari nababwiye ko ari umugabo wigeze kugaragara yafatanyije ibitsina by'abantu aranabifatanura. Ni story isa n'iyacicikanye, hari nkugezeho abantu bakomeje kuvuga se umugabo ni bitebye. Ubwo rero ndashe sinzi. Okay, hano urabona hari umugore uba ufite wenda akaguca inyuma bikarenga kamere zawe, ukihangana bikarenga. Ubwo noneho rero kuno gahunda yari imeze, uriya mugabo yari inshuti yanjye. Noneho tugasangira icupa kamwe, umugore wanjye arimo kuca inyuma, nkamubwira reka. Noneho akambwira atemo kuca inyuma, muha umuti wa mbere wo kugira ngo mukunde. Umugabo arambwira ati nubwo arimo kunkunda ariko arimo kuca inyuma. Ndamubwira ni rero nta muntu wamenya niba guca koko inyuma. Ibyiza reka tumutege umutego. Ndaguha umuti uzamusige, najye gusambana uzamenya ikimenyetso. Yagiye abara amagambo y'abantu cyangwa nawe ubyemera. Ni umuntu yemerewe ko yasambanye yaguye mu cyuho. Ni umuti ndumusiga rero uzamenya yuko ko yasambanye, aho azajya kuryama muri logi, yaba ari logi, yaba ari iwawe, yaba mu rugo rw'umuntu azahita asambana, nabo bazaryamana ibitsina bizafatana. Nimara gufatana nta wundi muti bazaguhamagara, niwe wemeye gushyira urufunguzo rwa nyuma. Nibaguhamagara nayo uzahamagara nze nk'undi muti tubamatanurishe. Niho gahunda yagenze. Ngenda Twizeyimana Vincent, ariko abantu bazi ku izina rya Mustafa. Ese ndagira ngo
ubwo ninjiyemo numvaga hari nakubwira ngo tuganire hariya muri salo, numvaga mu kanya mfite ubwoba, ariko ubwo mpumurije umbwira ko ari ubuvuzi nyine. Ubuvuzi ntacyo, ni ubuvuzi gakondo. Twese ko tutaruba tukaba tutica. Kare. None se muga ni gufatanya ibitsina by'abantu, ubushatse ntiwambwira ati mu kanya nuvuga bikunanira. Umuntu kereka ari icyaha wakoze. Ntabwo byakora. Ngo nta mwohote. Niyo mpamvu tugira n'amahembe hano menshi. N'amahembe dore n'utumuga hariya. Aya mahembe we twabishatse yavuga, ariko niwanga yavuga ko dore n'agacuma. Kino gicuma kera babasaza nitwo babandishwaga, bagiye gutya bagakaraba gutya bavuga ibyo bagomba kuvuga, bagiye kwita amazina abana babo. Urabona ikindi kiboro urakibona neza, harimo insina, harimo urugano. Hano haba harimo umuti bita urugarura. Rugarura ibyibwe. Uru ni uruheza, imbere haba harimo uruheza. Ubu ngubu ushobora kugwaho gatoya ukazatera nko mu insina, umuntu yajya nko kukuba igitoki agaheramo, ariko ni uburozi ntabwo dukunda kubitanga. Tugira ibintu byinshi cyane. bivuze ngo mbonye mu insina akagenda akashyira mu rutoki agaheramo. Abantu barara batema ibitoki bahita baheramo mu gitondo kamusanga. N'umuti twakoresheje twawukuye muri kino kintu, uriya ufatanyisha umugore yaguciye inyuma, nawe dukoresha mu rutoki, ariko bari ubwoko bumwe. Nk'uko amashati habamo umukara n'umweru, ko batunze inzayambara ku cyumweru, inzayambara nembeye, nabyo niko bimeze, ariko yose banza guca muri uyu mugano. Burya n'umuti nafatanurishije baya abantu twawukuye mu rugano, abo twajyanye babibonesha amaso yabo, narwo nari narujyanye. Nari niyo mfite n'aya mayugi buno yakora gutya, wayahamagarira ugakora icyo ushaka. Aya mayugi niyo iyo bagiye kukwimika ubuvuzi gakondo niyo bakuvugiriza. Ukomeza akazi rero, wakoze kwemera kutwakira.